intambara n'imidugararo biri no mu ngo tubamo cyangwa duturanye. Hari uko bisigaye byifashe mu miryango myinshi, umuntu areba bikaba byamutera isereri. Hari abatandukana barabanye barasezeranye kubana karamata, hari ababana batabanye bagahozanya ku nkeke, bigeze naho kuvutsa ubuzima uwo bashakanye. Muri ibi byose ariko Nyagasani aratubwira ati nimwubura amaso, mwibuke ko turi kumwe, mwumve ko igihe cyo kurokorwa cyanyu cyegereje. Imana yacu ntibana natwe mu bihe byiza gusa, mu gihe cy'amahoro gusa, ahubwo ibana natwe buri gihe. Cyane cyane bene aha tubona nyine ko imbaraga za muntu ntacyo zashobora, ni Yezu wenyine ushobora kudukiza. Ni Yezu wenyine ushobora gusubiza ubushyashya ingo zacu n'imiryango yacu aho byatakaje rya toto ry'urukundo. Ni Yezu wenyine ushobora kuturema bundi bushya iyo tumweretse ibyacu, iyo twubakanye nawe, iyo twubatse kuri we. Nta cyadutera ubwoba rero turi kumwe nawe. Yezu ariko aratubwira ati nimube maso. Tuzi kuba maso icyo ari cyo. Uba maso aba afite impamvu. Umuntu aba maso kugira ngo ibyiza afite he kugira ikibyonona. Umuntu aba maso kugira ngo akumire ikibi gishobora kumutera cyangwa kumugeraho. Umuntu aba maso kugira ngo adatungurwa, hatagira ibyiza bimucika kuko arangaye, n'ibibi bimwiba umugono kuko abuze nyine. Tuzi ibishobora kubuza abantu bubu aribo batwebwe kuba maso, maze kwa kugendererwa n'Imana ihoriza mu buzima bwacu tukaba twabyivutsa kuko turangaye nyine. Yezu nanone yaduhaye ingero zo mu gihe cye ariko zihora ari izubu. Ati muririnde gutwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogocogo tw'ubuzima bwa buri munsi. Wihita uvuga uti nge sindi igisambo, sindi umusinzi. Ibi ni ikigereranyo cy'ibishoboka byinshi. Nk'uko twabivuze mu kanya, Imana yaturemeye kugira ubuzima bwiza. Imana ntiyaturemeye kuba mu bujyahabi cyangwa mu butindi, yaturemeye gukira. Twanabigize indamukanyo hano iwacu mu majyaruguru tuti tugire ubukire, ndetse tukavuga ngo tubukoreye twese kandi vuba. Aha Yezu aratwibutsa ko ubukire atari byose. Gutunga siko gutunganirwa. Hari ingo zisenywa no guharanira ibintu bakibagirwa ubuntu n'ubumuntu. Hari ingo zisenywa no kwifuza cyane ibitunzwe n'abandi, ntibiyakire mu budasa buri muryango uba ufite. Bakiyibagiza wa mugani wavugaga ngo wigana inzoka kugenda ugakoboka inda. Hari abaharanira kumera nk'abandi bakibagirwa kwiyakira uko Imana yabaremye no kwiyakira nyine mu budasa. Buri muntu muri twe ntakataraboneka, buri wese Imana yamuremye imwitondeye, na buri rugo nuko. Ni byiza ko duharanira ibidutunga, ibituvana mu bukene. Gusa kwa gukora amasaha 24 kumve ko mu nshingano harimo no kubona umwanya wo gukunda no gukundana, kubona umwanya wo kubaka, kubona umwanya wo gushyikirana, kubona umwanya wo kwemerera Imana ngo idukunde. Yezu ati mwirinde gutwarwa n'ubusambo n'isindwe n'ubucogocogo. Imwe mu mashitani ayobya benshi ahereye ku bakiri bato ni ukwifuza kuryoherwa, guhorana akaryoshye. Harya ngo yambeba yakurikiranye akaryoshye munsi y'ibuye yahakuye iki? Kuryoherwa si bibi, ariko kuryoherwa twiyubaka, kuryoherwa twiyubaha, kuryoherwa turi kumwe n'Imana, tukumva ko mu buzima habamo n'imisaraba. Mu buzima habamo no kumenya gutegereza ibyo tutari twashyikira. Mu buzima habaho no kumenya gushinyiriza no kwihangana.
ni ngombwa ko mu byo duharanira tutabura akanya ko gukundana, akanya ko kwiyereka Imana ngo idukunde kandi dukize. Twumvise igifasha abantu noneho kuba maso no kwiyaka bya bindi bidusinziriza bikadutesha umukiro Imana ituzanira. Yesu ati nimube maso musenge kugira ngo mudatwarwa n'ibishuko.